Reka duce bugufi. Let's humble ourselves in the Mwuka presence w'Imana, of God. turagushimiye kuko wabanye natwe. Spirit of God, we praise you for being with us. Kuko waravuze ngo Because you have said, aho babiri batatu bateraniye mu izina where ryawe 2 or 3 are gathering in uba your uri kumwe name, natwe. you are within. Turagushimiye presence We yawe. thank you for your presence. Waravuze ngo ntacyo dushoboye gukora tutagufite. You say that we can't nothing without you. Niyo mpamvu turasaba Mwuka w'Imana That's why you ask you, Spirit of God, ngwino ukoreshe umushakazi come wawe and use your servant ndetse ukingure imitima and yacu. open our hearts as well. Ntabwo dushaka gupfa kumva We gusa, don't want to just hear, ariko turifuza guhinduka. but we want to be transformed. Koresha umushakazi wawe. Use your servant. Turamwakiriye mu izina rya We Yesu. receive her in the name of Jesus. Turamwakiriye Mana nziza muri kava y'inzu, Lord, we receive you in the cover of muri this house, vision wahaye in umugaragu the vision wawe that you've given to your servant, Apostle Yoshua Apostle Masasu. Yoshua Masasu. Reka nawe mwami May tugendere muri ayo mavuta. May she, oh Lord God, flow in Uko this agenda anointing. yigisha, As she teaches, reka uganirize imitima may yacu. you speak to our hearts. Atari byo gusa, Not only that, ariko twinjize. but that you may Uko let us twaririmba enter, twinjize mu let us masezerano. enter in our promises. Injiza itorero mu masezerano yawe. Let the church into your Imiryango promises, yacu our families into your ndetse n'igihugu promises, cyacu cyose. and also our country. Tugwaye icyubahiro We give you all the kuko glory urumva gusenga, because you hear prayers. watwumvise. You heard us. Mwuka w'Imana ngwino ukore. Holy Spirit, come and Tugwaye do. amashyi n'impundu We clap for mu you. izina rya Yesu And this Kristo. shout of joy are yours in the Amen, name of Jesus. amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Kaduhese icyubahiro. Hallelujah. Give glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, abaho umugisha. May Jesus bless you. Ni umugisha ukomeye kuba hano. It's a great blessing to be here. Sinzi ko ari umugisha gusa ni na promotion. It's not only a blessing, but it's also a privilege, a promotion. Hallelujah. Hallelujah. Ni byiza ko tuvuga ibintu mu mazina yabyo. It's good to speak things the way they are. Itorero mbere umushumba riri mu mujyi wa Karongi cyangwa mu cyaro cya Karongi. I am a pastor in the Karongi church. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma kuba umushumba waho ngaho. So being a pastor from that far, ubugingo bwose bufite agaciro mu maso y'Imana. every soul have a value in the eyes of God. Ariko impact y'itorero rya Restoration Church nta wayihakana. But you cannot deny the impact of the Restoration Church. Rero I have been promoted. Nanjye rero natewe iteka. Ni ukuri Imana ibaho umugisha mami. It's true. May God bless you, mommy. Na papa udahari. Even dad who is not there. Igihe nakizwaga muri 98. When I got saved in 98, Restoration Church yari itorero rinini. Restoration Church was already a big church. Iminsi mike yanazanaga na mama Gertrude Kimisagara. Sometimes I would come with Mama Gertrude in Yari itorero Kimisagara ryamaze kuba rinini. when the church was already big. Rero mwarakoze guhindura amamiliyoni y'imitima y'abanyarwanda. So thank you for changing millions of Rwandans people. Imana ibaho umugisha. May God bless you. Ndahamya ko umuntu wabaye hano iyo myaka ndetse n'uwaje hanyuma. I can testify that the one who was there all these years and even the one who came after, wateze amatwi ibyigishirizwa hano. the one who listened to the word that were taught here agasenga nkuko babigisha gusenga. and pray the way you teach them to pray. Ndahamya ko ubuzima bwe I bwahindutse. can testify that their lives changed. Ko n'ukuri. This is the truth. Rero Imana ibaho umugisha. So may God bless you. Murakoze kuba inkingi ikomeye y'itorero mu Rwanda. Thank you for being a pillar for the church in Rwanda. Hallelujah. Hallelujah. Nahoze nsetsa Pastor Marcelin. I was speaking to twavuganaga amazina y'itorero mpagarariye. We were talking about the church. I'm a ndamubwira ayo pastor. matorero atazi bayita churches. I say that those churches that are not known are called churches. Ariko kugira izina ryamamaye cyangwa ryazanye impact mu ahantu ntabwo byikora n'Imana ibikora. But having a name that brought an impact in a place is not done by a man but by God. Rero umuryango wa Restoration Church wose So ku the isi whole no mu family Rwanda of Restoration Church in the world, muri shema ry'itorero. you are the pride of the church. May God bless you. Imana ibaho umugisha May cyane. God bless you so much. Daddy na mami barakoze gukundana ku mugaragaro. Thank you to daddy and mommy to love each other publicly. Nabyo ni icyitegererezo cyiza. It's also a good model. Murakoze guha agaciro umuryango. Thank you for valuing the family. Murakoze pe. Thank you so much. Imana ibahera umugisha. May God bless you for that. Nanone mbirebeye kure. And also if I look from afar, itorero rya Restoration, the Church of Restoration, ni rimwe mu matorero afite couples zimeze neza. it's one of the churches that have good couples, families that are standing well.
rero imana ibahera umugisha May God bless you kandi for that umwami as yesu well. abikomeze. May the Lord Jesus Christ strengthen barakoze that. kwigisha ijambo ry'imana uko riri, We thank them for teaching the word of God the way it is. ibintu byo kuvuga ngo consecration no kwiha imana cyane, Talking too much about consecration, kwiyegurira imana, consecration to God. biragenda bisa nk'ibitagezweho cyane. It's as if it is not on fashion. Rero barakoze kubihagararaho. So I thank them for standing in that, Imana ibaha umugisha. despite the fact that it's not on Ubwo muri iyo fashion. promosiyo yanjye rero So in my promotion, harimo n'ubwoba bwinshi. I have a lot of fear. Ubwo munkunde cyane So love me so much kugira ngo ubwoba bushire, so that the fear may go away. hanyuma iby'umwuka wera yashyize ku mutima wanjye And that the Holy Spirit, what the Holy Spirit put in my heart, bizatugirira umumaro hamwe. be released and that be useful in our lives. Amen. Amen. Nitwa ariya mazina Hortense Mazimaka. These are my names, Hortense Mfite Mazimaka. abana b'abahungu n'abakobwa. I have sons and daughters. Ngiye kumara imyaka nakongera ngo yaruzuye 27 nshatse. 27 years in marriage. Mfite n'umwana w'imfura I have a firstborn wenda kungana n'iyo myaka. about these years. Ubwo murumva uko byagenze. You understand also what happened. Mama Gertrude ni mama wanjye, Mama Gertrude is my mom, ni nawe wanzanye mu gakiza. and she's the one who brought me to salvation. Turimo turavuga ku miryango. We're talking about family. Ntago tuzi igitangaza kiba gikozwe iyo hagize umuntu umukizwa. You don't know the miracle it is when one person is saved in your family. Ndahamya ko igihe yadutumiraga mu nzu y'Imana no kutubwira iby'agakiza nawe yarataragakomeramo. You know, when she invited us to come in the house of God, she wasn't strong yet. Nibwo yaragikizwa, She was just saved. ariko yari afite umwete wo kudutumira no But she had the kudukurura. zeal to invite us and to pull us into the house of Niyo mpamvu iyo God. umuntu umwe akijijwe kiba ari igitangaza That's why gikomeye. when one person is saved, it's a great miracle. Nibuka ko bwa mbere njya mu rugo iwe I remember one time I went to her house. mu bihe byo gusenga. Ngiyeyo mu bihe byo gusenga, simvuga kujyayo kuko ndanabayeyo yarandeze mu buryo butandukanye. Not going just there because I live there. I mean going there to pray. Cyari igitangaza cy'Imana kuko wari umunsi wo gushima Imana, nyamara twibuka abapfuye. Ubundi ntago ibyo bintu bijyanye gushima Imana kandi wibuka abapfuye. That was a miracle because it was a time of commemoration, thanking God yet remembering the dead. Njyayo gusa kubw'ikinyabupfura kugira ngo ntamubabaza. I just went there politely. Ndashaka kubwira ko kuzana Imana mu rugo ntago wamenya agaciro kabyo. I want to tell you that bringing God in a home, you can't imagine the impact. Ntago wamenya icyo bizakora. You don't know what it will bring. Mbona hari ukuntu bidushiramo kuko umuryango w'abana b'Imana mu Rwanda ni umaze kuba munini. You know, it's as if you no longer do that because the family of God Umuntu akoze ubukwe wide hano in Rwanda now. akoze ubukwe mu muryango wa Restoration hano Masoro, If someone is married in Restoration, Masoro, nubwo bene wabo mu maraso batamushyigikira, even if your direct family members cannot mwebwe murahagije support mushobora you, kuhagarara. you are enough, you can be there. Rimwe na rimwe rero ntitumenye ko Sometimes tugikeneye gutwara ibyo twamenye no muri bene wacu, we may forget that we need to take that we kuko know to our abakizwa tumaze families, kwihaza turi benshi muri iki gihugu. because the family of believers is now big. Icyo gihe rero nagiye mu rugo, So in that time I went to her home. kwari ugushima Imana. It was a Thanksgiving. Iyo umuntu atarakizwa nta matwi yumva ijambo ry'Imana aba afite. When you're not yet saved, you don't have ears that can listen to God. Amagambo bavuze ntabwo nyibuka. I don't remember Ayo the words bigishije, that were preached. bari abana bato bigishaga, They were young children, young people Ariko that were preaching, bararirimba. but they sang. baravuga ngo abakobwa beza barapfuye. Harimo igitero kivuga ngo abakobwa beza barapfuye urasigara n'icyo wayihaye iyo Mana yawe. There was this word that said, beautiful ladies died, but what did you give to your God? Iyo ndirimbo yanga kumva mu mutwe. So that song kept on coming into my mind. Ntashye ngeze mu rugo, umutware wanjye yari ari muri mission. When I went back home, my husband was on a mission. Bimbera nka filime mu mugoro muri iryo joro. It became like a movie to me that night. Nibuka abakobwa beza bose bari urungano rwanjye muri jenoside bapfuye. I remembered my fellow, the beautiful girls that were my fellows in the genocide. Kandi bari my beza friends, koko ku and isura. they were really beautiful. Baranitondaga kundusha. They were even of good character, better character than me. Ngiye nasaga n'uwitonda inyuma. I was looking of a good character outside, Ariko uwitonda w'umupagani burya ntakirimo. but really being of a good character, not godly character. Hanyuma there's abakobwa nothing. barakomeza baradefira umwe ku wundi, So I abo would twari see duturanye, abo those twiganye, ladies, kukivugiza, my kumumena. neighbors, my classmates. Uwo munsi nibwo bwonyine nari ntekereje ku Mana nyuma ya jenoside. That was the first time I thought about God after the genocide. Hari muri 1998. It was in 98.
ndibaza ngo ariko ubundi nasigaye gute. And then I wondered, how did I remain? Bari abakobwa bose bapfuye. All those ladies Nubu that amazina yabo died, aragaruka mu mutwe wanjye. I can remember all those names. Ndavuga Mana niki natanze. I was like, Lord, what did I give? Kuki nasigaye. Why did I stay? Ubundi se ko ntigeze nkumenya, ntigeze nkwitaho. I didn't care about you. Ubuzima bwanjye ko mbuyobora uko nshaka. I lead my life the way I want. Mana ndumva nshaka kukubaha, sinari nzi gusenga, I sinari nzi didn't know ikintu na how to kimwe. pray, but I said, Lord, I want to Nayo honor ntarafata you. Bibiliya mu ntoki. I didn't take the Bible yet. Ariko iryo joro ndarira ndavuga Yesu, nako si Yesu ko sinzi kumuvuga, Mana ndashaka That ko night I uyobora said, ubuzima bwanjye. God, I want you to lead my Mbabarire life. ko with my niyoboye imyaka prayer. yose. Forgive me for leading my own life all these years. Mvuga ko iryo joro ryo nakijijwemo, ubwo ntarizi uko bakiraga kiza. I say that was the night I was saved, even if I didn't know how we received Jesus. Hanyuma mama Gertrude, And Maman Gertrude, Imana imuhe umugisha, may God bless her. arakomeza akageza kunshaho. Hari umuryango witwaga Full Gospel She kept on coming to get me, to bring me to Full Gospel. wakoreraga muri Milcolin icyo gihe. They were working in Milcolin in that time. Umuntu atangiye ubuhamya rero ararondogora. You know, when someone starts talking about the testimony, you can speak for a long time. Akanshaho bateranaga, abadamu bateranaga ku cyumweru nyuma ya saa sita. She would come to get me because they would have a fellowship Sunday afternoon. Akanshaho rimwe rimwe agasanga ndaryamye ndiyoroshe ikiringiti ku mutwe. Sometimes she would find me sleeping Nkavuga ngo nasanga niyoroshe aratinya with my kumbyutsa. cover. So I would say that if she finds me covering myself, she would be Akicara afraid to wake akantegereza. me up. She would wait for None me. yantegereza nkagira isoni, nkabyutswa n'isoni zo And when she kumwubaha. would wait for me, I would be ashamed and say, I'm going to wake up. Akanjyana. So she would bring me. Ndatekereza ko nk'icyumweru cya kabiri cyangwa cya mbere bahamagaye abakizwa nkirukanka imbere. I believe that the first weeks they would call those who want to be saved. I would Nakira run. agakiza. I received the salvation. Yesu ni mwiza. Jesus is Hallelujah. good. Hallelujah. Yesu ni uwo kwizerwa. Jesus is faithful. Abantu bagira amazina menshi bita Imana, ariko Imana nyita ibyo ngibyo, faithful, uwo Amen. You kwizerwa. have several names for God, but me, I call him faithful. Yankuriye ayo maboko mu minsi ya mbere kugihe cyarageze ngira inyota nyinshi. She would pull me the first days, but after some time, Ntibyabaye bikiri ngombwa ko agaruka kunyibutsa. it was necessary that she comes to pull me. Ariko yakoze uwo murimo wo kunkurura But she pulled me in the inyota beginning, itaraza. before my thirst came. Ntabwo rero wamenya agaciro k'umuntu umwe wakijwe mu muryango So you icyo can't byabyara. imagine the value of one person that is saved in a family. Abana barakijijwe, You know, children are abantu bakuru saved, barakijijwe, grown up are saved. amasengesho yacu ntabwo apfa ubusa. Our prayers are not in vain. Hallelujah. Hallelujah. None uyu munsi ndigisha mama Gertrude n'ukuri. So today I'm going to preach when she's seated. Imana niyo kwizerwa. God is faithful. Imana niyo God is kwizerwa. faithful. Hallelujah. Hallelujah. Muri urwo rugendo rugiye kuba rw'imyaka 24 harimo kumanuka epfo mu bibaya, harimo guterera In imisozi, that journey of 24 years, they're going down into the valleys, up to the mountains. harimo kuba umuntu atareba imbere uko biri bugende, There are the moments where you don't know, you couldn't see in front. harimo gukubitwa what's ahead. hasi kw'ibyo wishingikirijeho igihe kirekire, You know, there are things that fell down. harimo Your gushiraho ko pillars, ibyahoze ari icyubahiro cyawe. you know, your honors and the things you'd value the most would fall down. Imana ikunda guhera ku byayo, God starting from the things that ikubita belongs hasi to ibintu byose him. itubatse, He puts down everything that he did not build. ikuraho ibintu twagize nk'umutaka You know, he removed everything that we considered our umbrellas kugira ngo twige kuyirebaho. so that we learn how to look at him. Hallelujah. Hallelujah. Yakubise hasi ibintu byinshi mu buzima So bwanjye, he put down several things in my life. harira amarira menshi cyane, I cried a lot of tears, menshi, a lot of them. nkayo nawe urira cyangwa warize, Maybe the same as you cried or are still crying. ariko byanyigishije kuyihanga amaso, But he taught me to look up to him. byanyigishije kuyizera, He taught me to trust him. byanyigishije kuyisenga, He taught me to pray unto him. byanyigishije kutagira ahandi hantu hamwe ntegereza uretse kuri yo, He taught me to wait upon him and him alone. kandi yambereye yo kwizerwa. And he has been faithful No to mu me. ntege nkeya Even yarambyutsaga, in my weaknesses, he would pull me up. ntabwo yambereye yo kwizerwa kuko nabaye yo He kwizerwa. wasn't faithful because I was faithful. No mu ntege nkeya nyibwira ngo Mana urambeshya, Even in my weaknesses, I would say, Lord, you n'igihe lied nayibwiraga ngo to me. warambeshye, Even when I told him you n'igihe lied nayibwiraga to ngo me. ibyo uvuga ntibibaho, Even when I ntibizigera told him bishoboka, what you said is not possible, it will never happen. ariko yabaye yo kwizerwa. But he has been faithful. Hallelujah. Hallelujah. Ndacyavuga ineza yayo. I keep on talking about his Uyu goodness. munsi ntaho nenda kujya, Today I can't go ninjye anywhere. nayo kugeza mu It's me masaziro. and him until the end. Hallelujah. Hallelujah. Paka mu kiruhuko mu gituza cya Abrahamu, Until I go to rest. Imana With niyo Abraham, kwizerwa. God is faithful. Hallelujah. Hallelujah.
turimo turasengera imiryango We're praying for the families. mu bintu binezeza nuko mudakora amateraniro gusa ngo twige dutahe ahubwo nuko murimo gusenga no kwiyiriza ubusa. Among the things that rejoices my heart is that you don't only do fellowship, that we hear the word of God and go home, but you fasting and praying. Kuko mu miryango dukeneye imbaraga z'Imana. Because in families we really need the power of God. Ni koko dukwiriye kwera imbuto zikwiriye abihannye. We really need to bear the fruits of those who are saved. Abantu bakabona Imana yacu. And people see our God. Ariko tunahangana n'izindi mbaraga. But we are also facing zitari inyama battling n'amaraso. with other powers that are not blood and flesh. Zitari inyama n'amaraso. It's not blood and flesh. Zifuza kuburizamo iki Imana igambiriye ku miryango. Things that want to cancel the plan of God in our families. Ariko gusenga kwacu. But our prayers, kuzana impinduka mu mitima yari imeze brings nk'amabuye. in changes in hearts that were like stone. Hallelujah. Hallelujah. Nta muntu n'umwe utahinduka. There is no one that can't change. Nta muntu n'umwe utakizwa. There's no one that can't get saved. Ntawe. There is nobody. Nta n'ikibazo na kimwe Imana itakoraho. There is no problem that God cannot fix. Bikuremera ibyiringiro. Let this bring hope in your heart. Mu myaka mike yishize, in few years, Imana yanyigishije, urabizi umuntu abafite abantu asengera mu muryango yifuza ko bakizwa. You know, God taught me something that people you pray for in your family. Imana iza kunyigisha ikintu cyiza cyaruhuye umutima wanjye. God taught me something that brought my heart to rest. Nabaga ntegereje ko nzaruhuka uko nyine bakijijwe. I was always waiting to them to be saved so that I may rest. Nkumva umutima uzatuza bakijijwe. I would think that my heart will be at rest only when they are saved. Kandi nkanabitegereza rwose cyane. And I would even wait for that. Ariko Imana yanyigishije uburyo gusenga kwacu gufite umumaro. But God taught me how our prayers are effective. Niyo batarakizwa, even when they are not yet saved. Gusenga kwacu, our prayers, kugabanya ubukana, it dilutes bw'amahitamo yabo mabi. It dilutes their bad choices. Ubukana bw'amahitamo yabo mabi. It dilutes their bad choices. Ubukana bw'ubutware bwa Satani ku buzima bwabo. It dilutes the power of the devil in their lives. Nagiye mbibonesha amaso yanjye. I have seen it with my eyes. Hallelujah. Hallelujah. Amasengesho yacu yambura ubukana. Our prayers dilute bw'imirimo ya Satani ku bantu batarakizwa bacu. The power of the work of the devil in the lives of our people who are not yet saved. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bari mu miryango y'abakijijwe n'abanyamahirwe nuko batabizi. The people who live in a family of those who are saved, you are really lucky. Hari abantu bari kuba barafunzwe. There are people who would hari abantu bari kuba barishwe n'urumogi. Some would have hari abantu bari kuba barishwe n'inzoga. Drugs and hari abantu bari kuba barishwe n'indwara. Alcohol, sicknesses. Ingaruka z'amahitamo yabo mabi. Really consequences of their bad choices. Ariko ubukana bwabyo bwaragabanutse. But their concentration kubwo gusenga kwacu. Because of our prayers. Benshi muri b'Imana izabatuzanira batarabibisenzegeri kubwo gusenga kwacu. They will come before that because of our prayers. Amasengesho yacu ntabwo apfa ubusa. Our prayers are not in vain. Hari abari gupfira mu mpanuka bagapfa badakijijwe. There are those who are supposed to die in accident before being saved. Ariko inzara z'urupfu zajya kubafata zigasanga hari umugore n'umugabo bararabasenga zikabari kure. But the grief of death would release them because of the prayers of the man and the woman. Birangiye abarimbutse. You know, when someone dies without being saved, it's the end. Hallelujah. Hallelujah. Isano dufitanye n'abantu, isano y'amaraso. The relationship that we have with people. Isano yo mu gihango cyo gushakana. The covenant relationship in marriages. Ntago ari ibintu bipfuye ubusa. You know, these are not ubwami bw'umucyo burabizi burabikoresha. You know, the kingdom of light knows it and uses it. N'ubwami bw'umwijima burabikoresha. Even the kingdom of darkness knows it and uses it. Niyo mpamvu that's why Imana ishaka ko byibuzagira umuntu umwe ukizwa mu muryango. God wants at least one person to be saved in the family. Kandi akaba serious mu gakiza. And let that person be serious in salvation. Abo ubwami bw'umwijima nabo, even those in the kingdom of kugira ngo bagire imbaraga ku muryango runaka, for them to have power in a certain family, nabo bagira aba agents. They also have agents. Hari uburozi butagira icyo buntwara igihe nta kave nta sano y'amaraso mfitanye nabo bantu. They are poison that won't reach me as long as I don't have a relationship. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana twebwe abagize umugisha tugakizwa. That's why us who are blessed to be saved, nimureke dukomere muri ibi bintu. Let us be serious. Hallelujah. Hallelujah. Umwanzi ntakwicisha ibikomere by'umubabaro ukura mu muryango wawe. Lest the enemy not take you aside with your wounds that you got in your family. Ngo wibagirwe ko ufite mission.
And you forget that you have a mission. wibagirwa ko ariwe gikoresha imana ifite kugira You ngo forget ikorane that you are nawe. the tool that God has to use. mu isi yo mu mwuka uri igitangaza kandi In the uri spiritual imbogamizi realm. ikomeye ku bwami bw'umwijima. In the spiritual realm, you are a miracle and you are an obstacle to the kingdom of ariko darkness. umwanzi acurisa abana b'imana mu bikomere byo mu miryango kuko biruzuye. But the enemy let the people of God be focused on their wounds in the family because there are many. akagira ngo ukomere kubabare uzinuke umuryango wawe. And he pushes you to just cling on the wounds so that you be wounded and pained so that you forget about your family. ubundi nibyo nari buvugeho uyu munsi. That's what I was supposed to talk Hallelujah. about today. Hallelujah. 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 kuba igitambo gitembesha ubuzima mu muryango. To be a sacrifice that channels the flows of life in a family. muri ibi byumweru muri ibi bihembwe biganisha ku muryango utanga ubuzima. You are in these weeks what we talk about the family that gives life. uyu murongo muri Zaburi 128 umurongo wa 3 ntari busome. Deep Psalm 128 verse 3 that I'm not going to read. You've read it. You learnt about it. mu byanteraga ubwoba bwo kuza kwigisha hano. Among the things that will frighten me when I think about coming to teach here, I will be like, they talked about everything. nakurikiye inyigisho ko dadi I yabigishaga. followed how Daddy was teaching. ndeba abapasiteri bose baba muri uru rusengero. I looked at all the pastors in this church. ndavuga rutanse we. I was like, oh, thanks. Hallelujah. Hallelujah. ariko kubw'ubuntu bw'Imana But by the grace of God, reka nkubwire icyo umwuka wera ashyira ku mutima wanjye. let me tell you what the Holy Spirit put on uyu my murongo heart. muri Zaburi 128 umurongo wa 3 That's Psalm 128 verse 3. mu by'ukuri uratwereka uburyohe n'icyitegererezo cyiza Imana yari yarageneye umuryango. It shows us the sweetness and the plan of God upon the family. iyi shusho rero So this image, benshi ntabwo tuyizi. this picture, we don't know it. uzumva abato bavuga ngo gushaka ni imiserero, You hear young people say that getting married are headaches. ni ukwizirikaho ibisasu. It's really taking Ni a bomb imiruho. on you. It's tiredness. ushize naganiraga barambwira ngo barumva bashaka kubona ngo abagabo bakijijwe. mwabagabo mwe mwakijijwe neza bakamenya ko ari abagabo bakijijwe. People were telling me I want to get husband that are saved. Urumva uburyo biteye You ubwoba. men be saved so that people ngo can hoya ngo have- bakijijwe neza nkabwire ko barakijijwe kandi akarakijwe ngo hoya ngo turashaka ngo bakijijwe neza. We want them that to be saved properly. icyo nzi cyo niba hari abagore bakijijwe n'abagabo barahari bakijijwe. You know, if there are women that are saved, there are also men. hari abantu baharanira gusa na Yesu. There are people who are striving to resemble iyi Christ. shusho rero y'ubwiza bwo mu muryango So this image or the picture of the beauty of a family, benshi ntayo tuzi. most of us, we don't know it. iyi shusho iri muri iyi Zaburi The image in this psalm, ni igishushanyo cyo mu itangiriro ibice bibiri umuntu ataracumura. it's a picture of Genesis chapter no 2, uze guhera ku because murongo wa 7 kugeza hepfo ku murongo wa 25. from verse 7 up to verse 5. nabyumvise umubyeyi Yohana ejo yabahaye homework ahantu ho gusoma mwarahasomye. Here the parent gave you a homework. Did you read that? ngo adahari ngo ababaze mwarahasomye. He's not there to ask you if you read about it. iyi shusho rero mu itangiriro ibice bibiri umuntu atarakora icyaha. Before man sinned, Imana yari ifite umugambi utangaje ku muryango. God had a great plan for the family. kandi Imana irema ibintu byose byiza yari afite mu bitekerezo byayo umuryango kugira ngo uzaryoherwe. When God was creating all these good things, He had in mind the family so that the family will rejoice in those things. harimo imbuto harimo ibiti ngo by'igikundiro bimwe biraryoshye There were plants, ibindi there were biri agreeable kubireba. Some were sweet, some were good to see. ibyo byose byari bibereyeho umuryango. All those things were existing for the sake of the Adamu family. amaze kubihabwa imigezi itemba mu izahabu ibintu bimeze neza. Imana iravuga ngo uyu muntu ntakwiriye kuguma ari wenyine. After Adam have received all these things, you could see rivers of gold, and God said this man shouldn't remain alone. ibintu byose byiza Imana yaremye ku isi byari bigenewe umuryango. All the good things that God created on earth were destined for family. umuryango wagombaga kuryoherwa no kubyenjoyinga. So the family was to rejoice and enjoy those. ariko iyo shusho ntayo tuzi. But we don't know that image. hamwe hakeya bemeye Kristo ko aba umwami w'imiryango yabo iyo shusho igenda igaruka gake gake. In some few places where they accepted Christ to reign as the center of the family, that image is coming slow by slow. impamvu mvuga ngo gake gake Why do I say slowly? uyu munsi abantu bashobora gukizwa Today people can get saved bakiyegurira Imana and be consecrated to God. ariko rimwe na rimwe bakaba bakomoka mu miryango itarakijijwe itariregura Imana. But sometimes they come from families that are not saved and not consecrated to ibisigisigi God. by'urukundo ruke
bye ibisigisigi by'ibikomere the bagiriyeyo remainders of the bakabizana wounds, of the ahangaha. bad things that they did, they bring it here. Niyo mpamvu itorero ry'Imana dufite umukoro ukomeye That's why, Church of God, we have a great homework wo kwimika Yesu mu mitima yacu, to bring Christ to be on the throne of our hearts bikameneka bikaza inyuma, and let it overflow. bikameneka bikaza mu miryango yacu, Let it overflow to our kugira ngo families, umugambi Imana yari ifite ku muryango tuwerekane na abantu so ntabwo that we bawuzi. may portray the plan of God in our families, because people don't know about that plan. Zari ibintu birimo urukundo rusendereye rumeneka, harimo guteteshwa, harimo kuryoherwa, ntabyo tuzi. There was a lot of love, an overflowing love. We don't know about that. Iyi Zaburi ya 28:3 nicyo bivuga. So Uyu this mugore song- wawe kumera nk'umuzabibu wera cyane, abana bawe bakamera nk'utu duti twa Elayo. Bizari uburyohe Imana yageneye umuryango. This verse says your wife will be like a fruitful vine within your house, your children will be like olive shoots around your table. This was the plan of God upon the family. Satani rero ntiyatinye kwinjira muri Edeni arakomanga, So the devil was not afraid to enter in Eden and knocked, abyica hakiri kare. and he killed that in the beginning. Turebye imibabaro iri mu miryango, If we see the wounds in the family, the suffering in the turebye family, amarira menshi arirwa ku isi, if we see the many tears that are shed in the world, byose bifitanye isano n'umuryango. all of those are related to the Ndetse bishobora no family. kudutera ubwoba, umuntu akumva atinye kuvuga ku byiza by'umuryango. It can even frighten us to talk about the goodness of the family. Hari igihe uganira n'umuntu Sometimes you talk about people with ukavuga uti people, ubu noneho nzavuga iki, and you say, what will I say now? ukurikije uko yahemukiwe n'uwo bashakanye, If you see the way she was betrayed by the ukurikije spouse, uko yahemukiwe n'ababyeyi, if you see the way he or she was betrayed by ukumva nawe ubwo the burabura parents, kwisha ukavuga uti ubu noneho nzavuga iki ku you are miryango. also scared about speaking about the hope in the family. Ayo marira yose ari hirya no hino ku isi All the tears that are here and there in the world, yadutera ubwoba bwo kuvuga ibyiringiro ku muryango. you know, it can frighten us and stop us from proclaiming the hope in the family. Ubushize umukozi w'Imana yababwiye umwana papa we yendaga gufata ku ngufu cyangwa yafashe ku ngufu. Recently, the servant of God talked about a child Ubushize that was naganiraga n'umuntu raped. nawe avuga ati by the father. niba ari papa napfushije, niba ari umwanzi wanjye wapfuye, And biravanze. recently, I was talking to someone who Ibyo bintu would ni say that if I byinshi, ni lost my byinshi, father, if I lost my ni enemy, byinshi muri iki I gihugu don't know. kivuga ururimi rumwe atari muri Nigeria cyangwa hehe. Those examples in this family, Mfite in this ni country. umwanzi wanjye wapfuye, ni papa wapfuye, You can ndabyita wonder. iki? You can wonder, is it my Ibyo bintu dad who byose biba died, bishobora my enemy who gutera died? itorero ubwoba, So you know all these things can tukumva ibyiringiro the church, bidushizemo. and we lose hope. Ariko reka mbabwire dufite inkuru nziza. But let me tell you, we have a good Haleluya. news. Hallelujah. Nubwo bisa bityo, Even if this is the way it is, hari ibyiringiro dufite mu isezerano twahawe muri Kristo Yesu. there are hopes that we have in the promises given in Hallelujah. Jesus Christ. Ntabwo Hallelujah. biteye ubwoba. It is not frightening. Yesu wacu afite imbaraga. Our Jesus is powerful. Haleluya. Hallelujah. Umubabaro wa mbere winjiye mu muryango ni umuvandimwe kwica murumuna we. You know, the first one that came in a family is a brother to kill his Tekereza umutima wa brother. Adamu na Eva. Imagine the heart of Adam and Eve Grand frère yishe petit frère. when the big brother killed the little brother. Ariko inkuru nziza, But the good news, haleluya, hallelujah, nuko Imana iteka yitanga imbere y'ikibazo. is because God come in before the problem Mu comes. Itangiriro 3:15 In Genesis ijambo 3:15, ry'Imana riratubwira ngo azakandagira urubyaro rw'uwo mugore ruzamenagura umutwe wa Satani. the Bible says that the offspring of this woman will crush the head of the serpent. Haleluya. Hallelujah. Bibiliya y'ikinyarwanda ikoresha ijambo ryoroheje ikavuga ngo nzakomeretsa. Burya gukomeretsa umuntu ashobora gukomereka agakomeza akabaho, ariko n'ibyo ngibyo The nzakrashinga. Kinyarwanda verse can say, I will only break a wound, but it will crush. Urubyaro rw'uwo mugore ruzakandagira, ruzamenagura It will umutwe w'iyo nzoka. strike the head of Umva rero that ibyiringiro serpent. itorero dufite Listen to the hope of the nuko church. Yesu ariho. Is that Jesus is Haleluya. alive. Hallelujah. Yazanywe no kumaraho imirimo ya Satani. Came to finish, destroy the devil's work. Nubwo amarira ari menshi mu miryango, Even if you have a lot of nubwo tears in harimo the inceste family, no gufatana ku ngufu, even if there is incest and nubwo harimo ibintu biteye ubwoba, even if there are scary things, munsi y'izuba nta gishya gihari. there is no new thing under the sun. Inceste yabaye no mu muryango kwa Dawidi, umuvandimwe gufata mushiki we. Even in the family of David, this happened. Nubwo ibyo bintu byose bimeze gutya, Even all these things that happened, icyazanye Yesu ni ukumaraho imirimo ya Satani. what brought Jesus is to destroy the Hallelujah. devil's work. Niyo mpamvu twebwe abakijijwe nitwe byiringiro This is by'ishusho y'Imana mu why, as who muryango. are saved, we are the hope and the image of God in our family. Haleluya. Hallelujah. Ntiyaje gukuraho gake, yazanywe no kumaraho. He did not just come to remove a little bit, but he Yohani wa came mbere to finish. 3:8 Yohani wa mbere 3:8 agace gahera. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho
akureho The imirimo ya Son of Satani. God came to finish the work of the devil. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Let's give Nubwo God amarira ari menshi mu glory. muryango, ariko umwana w'Imana yarerekanywe kugira ngo But amareho the imirimo Son ya of God Satani. appears so that he may destroy the work of the devil. Kandi reka mbabwire, And let me tell you the ni truth. twebwe bishashi by'ibyiringiro. We are the flames of hope in our Turi families. etenseri. We are the lights. turumuri dutoya duturagurika tw'ibyiringiro. We are the Niba wowe flashes nanjye of hope. We are the twarakijijwe, flashes of hope. If and you are saved. haleluya. Hallelujah. We are Niba the hari sparks of impinduka that wibonaho hope. ku buzima bwawe, If there are change in your life, impinduka zazanywe na Kristo muri wowe, the changes were brought by Christ ibyo in ni your ibyiringiro life. by'uko imiryango yacu ishobora gukizwa. This is a great hope that our families can be saved. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Glory to Jesus. Haleluya. Hallelujah. Mpora mvuga ngo ntago nari uwo gukizwa, I like to say that I wasn't destined to be saved, nubwo mama wanjye yari umukristo mwiza w'umugaturika, even if my mom was a good Catholic, ariko nta mana yabaga iwacu. but there was no God in our Ariko niba family. narakijijwe, But if I became turi bya saved, bishashi by'ibyiringiro are those bigaragaza sparks of yuko hope, those haleluya flashes of imiryango yacu yabaho. that shows that our family can live again. Niba nyubatse urugo nyuma y'imyaka 20 n'ingahe, If I still in my home after 20 something years, haleluya. hallelujah. Impamvu ntarasanye n'umugabo wanjye ngo turasane, Why I did not crash with my husband? nuko we yari afite discipline ya gisirikare. It's because he had the discipline from the Murabizi abasirikare military. bamenya kwifata, You know, military have self-control. ntago bapfa kurwana n'abasivili, They don't fight anyhow with civilian. ariko tuba twararasanye, But you know, we could have crashed each cyangwa other. tugasukana nkamusukaho nk'amazi ashyushye cyangwa nkamutera nk'ipasi I could ishyushye. have pulled on him. Ariko hot niba Yesu water. ashobora kugera ahantu nk'aho ngaho, But if Jesus can get in a place reka like duhese that, icyubahiro. Haleluya. glory to Jesus. Haleluya. Njya nsetsa mama Gertrude, I like to tell Mama Gertrude. ambwira ngo imyaka ya mbere nubakiwe no kumutinya, nkajya mvuga azambaza ngo ngiye hehe. The first years I would just stay there because I was afraid of her. She would ask me, where am I going? Ariko uyu munsi ndahari kubera Yesu. But today I am there. because of Haleluya. Christ. Turi Hallelujah. ibishashi by'ibyiringiro We are sparks of hope ko imiryango ishobora gukira. that families can be saved. Yesu yazanywe no kumaraho Jesus came to destroy, kumaraho imirimo ya Satani. finish the work of the devil. Ntugire ubwoba bw'ibibi biri iwanyu, Don't scare things that are in your family, kandi ntuhangane n'umuntu buntu, niwo mutego wa Satani. and don't fight with a mere man. This is the trap of the devil. Umutego wa Satani nuko dukura amaso kuri Satani tukayahangana n'abakatugiriye neza, nabo twagakunze n'abakadukunze, ukagira ngo niwe The devil kibazo. is that you remove your eyes from him and put them on your sibling, on your brothers, on your sisters, on the people Iyo that bibaye loves you. gutyo urakomereka cyane, When it become like this, you're so ntabwo wounded. ukora umurimo wawe wo kwinginga, You don't do your intercession. nyamara uwo turwana ni Satani. Yet the one you should fight is the devil. Uwinjiye muri Edeni akazana akavuyo, The one who brought disorder in Eden. niwe udashaka ya shusho nziza y'Imana mu He's the muryango one who wawe. doesn't want the good image of God in your family. Ariko Yesu yazanywe no kumaraho imirimo ya But Satani. Jesus came to destroy the devil's Hallelujah. work. Hallelujah. Niyo mpamvu itorero ridafite ubwoba bwo gukomeza kuvuga ibyiringiro ku That is muryango. why the church is not afraid to say that there is hope for the Niyo mpamvu family. itorero ritegura ibihe nk'ibi ngibi. This is why the church can prepare such a times. Dufite ibyiringiro ku bwo waduhamagaye. We have hope for the one who Haleluya. called us. Niwo Hallelujah. kwizerwa. He is faithful. Ndahamya ko hari imiryango ibihumbi Yesu yubatse aha I ngaha. know that there are several families Muri that ibyiringiro Jesus by'imiryango built. ikimeze nabi ko nayo You yakira. are the hope of those families that are struggling. They can be also saved. Haleluya. Ese Hallelujah. nta bantu Yesu yakuye mu rumogi muri twebwe? Are they Ese nabo people that yakuye mu Jesus nzoga? removed from the Ese nabo yakuye mu drugs, from busambanyi? alcohol, from Turi ibyiringiro ko na adultery? bene wacu We bakizwa. are the hope that even our children, our Hallelujah. relatives can Reka be saved. kubaciraho akarongo. Hallelujah. Don't condemn them. Yesu wagushoboye akanshobora nabo The yabashobora. Jesus that came to you came to me. He can also go to them. Ubuzima bwacu ntabwo bwatangaga ibyiringiro byo gukizwa, Our life wouldn't give hope for salvation. ariko Yesu yaradushoboye. But Jesus managed us. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Umurimo ukomeye rero Imana irimo gukora nshuti zanjye. So the great work that God is doing, my friends. Haleluya. Hallelujah. Umurimo ukomeye Imana irimo gukora. The great work that God is doing. Nubwo umuryango urwaye, Even if the family is sick imiryango ikaba imeze nabi, and the family are really troubled, umurimo ukomeye Imana yifuza gukora the great work that God wants to do, ntabwo ari mu bantu benshi mu muryango hagati. it's not among several people in the family, in the middle. Umurimo ukomeye Imana irimo gukora ni mu muntu umwe.
The great work that God is doing is within one man. umuntu umwe Is within one man. umuntu umwe uri buturwemo na Yesu. Only one man that will have Jesus within him. Yesu wese na package ye n'ibyo azana. The fullness of Jesus and everything that he has. umuntu umwe wakiriye Yesu. Only one person that gets saved. uri bwemere ko Yesu aza wese. That one person who will allow Jesus to come fully. uwo ni wo murimo ukomeye. That is the great work. kuko Because umwanzi arabizi the enemy knows well ko Yesu niyuzura muri wowe that if Jesus fills you akuzura muri wowe and fills you completely, Hortense wa kera azapfa. the old Hortense will die. wowe wa kera uzapfa. The old you will die. uzahinduka cya gitambo kizima. You will become that living sacrifice. wowe warapfuye You die, n'ibyifuzo byawe and even your will, n'ubushake bwawe bujya busumba ubw'Imana even your will that comes up above God's will, n'amarangamutima yawe yo kwivumbura no kwirakaza. even your emotions. Yesu akuzura Jesus come and fills you. akazana ubuzima bwe muri wowe. He brings his life inside of you. ya migezi asezeranya abamwizera y'amazi y'ubugingo igatemba muri wowe. Those rivers of life that he promises to those who believe in uwo him. muntu yabonetse mu muryango. When such a person is found in the Hallelujah. family, hallelujah. ndumva ashaka gusekuza ngo uwo muntu yabonetse mu muryango. If such a person uwo is found muryango in the ntacyo family, ukibaye. that family can't uwo die. muryango uzabaho. That family is fortunate uwo muryango indeed. ntacyo ukibaye. That family is fortunate. uwo It will muntu yaba live. umugore Be it a yaba woman, umugabo be it a yaba man, umwana mutoya be it a young yaba child, umukecuru ari nyirakuru w'abana be it an old yaba ari umusaza ushaje woman, be it an old ariko uwo man. muntu utembamo n'imigezi yo mu ijuru yabonetse. That person within uwo muntu whom wemera the kuba flows of igitambo life are yabonetse. flowing, that person, that sacrifice, if uwo it is muryango ntacyo present, uba ukibaye. that family is fortunate Bitinde and it will bibanguke. live. Sooner or later, umugambi w'Imana uzasozwa kuri uwo muryango. the plan of God shall be fulfilled in reka that duhese family. icyubahiro. haleluya. Let's give glory to Jesus. muri iyi minsi urimo Hallelujah. gusenga isengesho ryanjye ni uko wowe waba uwo muntu. As you pray, ask God that you be that ni wowe muntu person. Imana ishaka. May you be that person because you are the one that God Imana nta wants. kibazo ifitanye na bariya bantu batari God abana doesn't have bayo. an issue with those people. bariya batari abana bayo nta kibazo ifitanye Those nabo. who are not yet his children. He doesn't have irabizi an ko wowe issue with them. nikubona neza He knows that when he has na bariya bazaba it, he bagezweho. will also have those. bazagerwaho. He will reach them as well. bazakizwa. They will be saved. bazahinduka. They will change. haleluya. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Yesu arashaka wowe Jesus wants ngo yuzure mu you buzima bwawe. that he may feel completely your life. ntabwo ari wowe uririmba hano gusa Not you mwakuririmba who neza. sing there because you are singing well by the way. haleluya. Hallelujah. ntabwo ari wowe utasubwiriza hano gusa. It's not only Hortense who is preaching ntabwo there. ari wowe wateranye gusa ni It's byiza. not you who comes in the service. It is good. ariko Yesu arashaka kukuzura wese. But Jesus wants to fill you completely. wamanuka no muri urwo rugo rurimo umwijima And rutarimo even when you uburyohe go down in that home that is dark, hakamanukayo there is Yesu. no sweetness. This is Yesu Jesus witisha coming umubiri down. w'umukobwa. Yesu Jesus witisha umubiri w'umugore. The body of a Yesu woman, witisha the body umubiri of a young w'umugabo. girl. Jesus in the body of a man. ariko kuzima ikabimenya But ngo darkness hano haba will know. umuntu. Oh, there will be a man. haleluya. hano Hallelujah. haba umuntu. There will be a man. reka duhese icyubahiro. Give haleluya. glory to ese Jesus. wakwemerera Imana ukaba uwo muntu? Would you allow God to be that person? ndabizi ko bitoroshye. I know it's not easy. ntibyoroshye kubw'impamvu nyinshi. It's not easy for several reasons. cyane cyane kubw'impamvu yo gukomereka. Mostly for the reason of wounds. gukomereka no kubabazwa. Wounds, suffering and pain. kandi reka nkubwire ngo iguhamagara ntabwo iyobewe imibabaro wahuye nayo. And let me tell you that the one who is calling you know very well about your wounds and your suffering. iguhamagara ntibiyobewe. He's not ignoring that. Dawidi yaravuze muri Zaburi 55. David says in Psalm 55, Bibiliya y'Ikinyarwanda ihera ku murongo wa 13. the Bible in Kinyarwanda starts from verse 13. Icyongereza iraza guhera kuri 12. In English it starts from 12. aravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana. It says, if an enemy was insulting me, I could endure it. cyangwa uwanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihishe. If a foe were rising against me, I could hide. ahubwo ni wowe uwo duhwanye, But it is you, a man like myself, uwo twagendanaga, my companion, inshuti yanjye y'amagara, my close friend, twaganiraga tunezerewe, to whom I enjoyed sweet fellowship. to whom I enjoyed sweet fellowship. uwo twaganiraga tunezerewe. Whom I was enjoyed sweet fellowship.
tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. at the house of God, and we walked among the worshippers. Yaza kuba ari umugenzi wambabaje, If it was a passing, yaza kuba ari umuhisi wa kure, if it was someone just passing, nashoboraga no kumuhunga, I would even flee from him. nashoboraga no kumwihisha. I could even hide. Ariko no muntu twagiranye But it is a person intimacy, with whom I had intimacy. ni umuntu wanjye wa bugufi, It is a close friend to ni mine. umuntu wari ukwiriye kunezeza nanjye nkamunezeza. It was a person that was supposed to rejoice me, and I would Uwo niwe rejoice. wambabaje. This is the one who wounded me. Igikomere cy'umuntu uri kure A wound from a person who is far from me, who Burya is not ntacyo gitwara closely cyane. related, is not really affecting much. igituma dukomereka tugashira The reason why we got affected nuko tuba twababajwe n'umuntu wakadukunze, is because we got wounded from the person who was supposed to love us, n'umuntu wakatwitayeho, a person who was supposed to take care of us, n'umuntu wakatubereye urutugu tuririraho. the person who was supposed to be the shoulder we'll cry on. Bivunagura umutima It breaks the heart. kubabazwa n'uwakagukunze. It breaks the heart to be hurt by the one who was supposed to love you. Niyo mpamvu imiryango uyu munsi That's why today, families, umwanzi arimo yigenza uko ashaka. the devil is manipulating the Bari family. ababyeyi bagombye gukunda umwana, There were parents who were supposed to love the child. yari umugore n'umugabo bagombye gukundana, There were husband and wife that were supposed to love each yari other. umuvandimwe wagombye kugutabara mu gihe wari umukenereyemo, There was sibling that was supposed to rescue each other. ariko niwe ukubabaje, But he's the one who warns you. ariko niwe ukurijije. He's the one who makes you cry. Bushize naganiraga n'umuntu I will talked with someone recently. anyereka message aciyemo imyaka 20. It's been like 2 years. He showed me a message. Umugore we yamwandikiraga The message from his wife. amubwira ngo nzagusaza wiruke ku muhanda. She told her, I would make you crazy and you run on the road. Nari nzi ko abagore iyo badakijijwe basi bapfa kugira umuco. I thought that women, even if they are not saved, maybe they would just have Kera some niko nari mbizi, politeness and ariko cultural maze kuba behavior. umupasiteri no kuganira n'abantu usanga atari ko bimeze. That's what I thought before, but after being a pastor and talking with people, I realized the contrary. Kandi koko amugeze kuramusaza. And really, he's running him crazy. Umugabo ari ku miti kugira ngo asinzire, The man is taking medications to be able to sleep. inshuti yanjye ya bugufi. My close friend. Hanyuma aho hantu wakomerekeye, And that place where you were wounded, ahantu wababariye, that place where you suffered, aho hantu hagoye kwihanganira, that hard place, Imana ikifuza gutumayo wowe. that's where God wants to send you. Mu Migani 18:19 Proverbs 18:19. haravuga ngo umuntu ubabajwe n'uwo bava indimwe kumugorora biraruhije biruta guhindura umurwa ukomeye. The Bible says that a brother wronged is more unyielding than a fortified city. Mbese umuntu ubabajwe n'uwo bava indimwe, umuntu ubabajwe n'inshuti ya bugufi, A brother that is wronged by his brother, by his close friend, kugira ngo akire icyo gikomere n'uwo mubabaro, for him to be healed from this wound and this pain, ngo birakomeye kuruta kwigarurira umujyi nk'uyu mujyi wa Kigali kandi ufite ingabo zawe. it's harder and more unyielding than bringing back to you a Kugarura uwo fortified city. mutima wakomerekejwe n'umukunzi nibyo bigoye kuruta nk'uko twavuga ngo Kigali irafashwe. Restoring Muranyumvira? such a heart is more difficult than saying that, we conquered Kigali. Imana rero irabizi, So God knows that much. izi n'uburemere bwabyo, He even knows the weight of it. izi uburyo bikomeye, He knows how hard it is. ariko Yesu arahari. But Jesus is there. Arifuza ko wamwemerera He wants you to allow him akagukiza by'ukuri. to heal you fully. Nta Really. musirikare ushobora kujya ku rugamba afite ibikomere, There is no soldier that can go on the battlefield with wounds. nta mbaraga zo kurwana afite, You don't have strength to fight. nta mbaraga zo kwihangana afite, You won't have strength to be patient. ntiyabasha gutwara intwaro You couldn't. You won't carry your arm kuko ni inkomere. because he's wounded. Umurimo Yesu yifuza gukora muri iyi minsi yo gusura imiryango yacu The work that Jesus wants to do in these days of visiting our families nuko wamwemerera akagukiza byose. is that you may allow him to heal you completely. Iyo tuvuga gukomereka akenshi dutekereza kuri ibyo bintu binini biteye ubwoba nk'ibyo nari mvuze ngo nzagusaza no gutabwa no guhemukirana no gucana inyuma n'iyo miruho yose nibyo dutekerezaho. When we talk about being healed, we think about those great things, betrayal, killing you, or that I give an example about running you crazy, rejection, and those great things. Ariko reka mbabwire ko ya shusho y'Imana ku muryango iyi ngiyi yari iri mu busitani bwa Edeni, n'uru rukundo rutemba n'ubu buryohe aho bitari hose
hari ibintu byadukomerekerejeyo. But let me tell you that even when there are not those big things, where you can't find this love and this sweetness of Eden, wherever you can't find all those in a family, you know there are things that are hindering them. Ariko kuko tujya tubigeranya n'ibyo biteye ubwo ukavuga uti jewe ntibamfashe ku ngufu, ntago nabonye papa kubita ikofi mama, ntago ukajya ugira ngo nta kibazo. But because you compare them with those great things, you say I wasn't raped, my mom didn't slap my dad didn't slap my mom, and you imagine that those things did not affect you. Ariko ikikwereka ko twese tugenda dufite udusigisigi tw'uburwayi ntitubasha gutanga urukundo rwuzuye. But you know what shows us that we are also having some wounds is that we can't give full love. Ntitubasha no kurwakira. We can't even receive it. Mu Kinyarwanda cyinshi gipfuye umubyeyi ntabasha kubwira umwana we umuhungu mukuru ngo ndagukunda. In the Rwandan culture, you can't say to your big son that you love him. Cyangwa umukobwa ngo umubwire ngo ndagukunda mwana wanjye. Or your grown son or your abagerageza barimo barabyiga ubu ngubu. Some are trying now, are learning it. Abandi babibwira kana gatoya ariko yamara gukura nta mbaraga zimubwira ngo ndagukunda. Some will tell it to a young child, but when they are grown you can't dare tell them that. Abandi kubwira abagabo babo n'abagore babo ngo ndagukunda imbere y'abantu ni ikizamini gikomeye. Some telling their husband or their wives in front of people that I love you, it's a great example. Yashusho y'Imana y'ukuri y'urukundo rujojo wa muryango ntayo twagize. That image of a flowing love of God in a families, we don't have that image. Murabona kuntu twandikirana ngo I love you muri SMS. You see how we would write. Ubushize naritegereje sanga ntitubasha abantu kwera kunanirwa kubivuga umuntu asigaye yandika ngo love you. Recently I realized that because you can't say it boldly, you just say love you. Ka I ugakuraho. You remove the I. Kandi ntituzi impamvu yabyo ariko wumva bikiremereye ukumva ngira ngo ugire nko kumubeshya ukumva ngira ngo sibyo. But you have the impression that it's not fully the truth because you just have some wounds. Ariko Yesu arahari. But Jesus is there. Hallelujah. Ndetse umuntu yagukunze cyane akongera akagukunda usigara wivuga ngo abura nashaka wiki. And even when someone loves you so much, you start wondering what does he want from me. Twajya nko mu kirokoro gatuvuga ngo buriya arashaka kundoga cyangwa baramuntumye. You start being scared and you say maybe he wants to poison me, maybe he has a mission against me. Yesu arifuza kudusana. Jesus wants to restore us. Hallelujah. Akatugiza ibikomere by'uburyo bwose. And heal us from all sort of wounds. Kuko ntago ari umutware mubi wakohereza ingabo zakomeretse ku rugamba. Because he's not a bad master that will send wounded soldiers on the battlefield. Ingabo zisanzwe zivura abasirikare bazo zikabondora. The real soldiers would heal their wounded soldiers. Kuko afitanye nawe mission. Hallelujah. Kuko afite umurimo wo gukorana nawe. Because I have a work to do with you. Nifuza ko ari agakomere na kamwe wasigarana. He doesn't want even a lingering. Hallelujah. Ujye utekereza ko ntacyo gatwaye ariko uzarebe nifita akara karwaye kwino no kugenda mu nkweto biranga. Umurimo tugomba gukorana n'Imana ni mugari. You don't think that it's a great thing even when you have a small wound, you can't wear your shoes, but the work we have to do with God is a great work. Muri amasengesho umubwire ngo nkiza wese. And in this prayer tell him heal me completely. Kuko umurimo ugomba gukorana nawe ni mugari. I'm hurting. Umurimo ugomba gukorana nawe ni mugari. Because the work I have to do with you. Ninjye wagikoresha ufite ngo utembeshe ubuzima mu muryango wanjye. The tool that you will use to overflow life. Niza ahantu hose ntakiri urukundo. Heal me wherever I did not receive love. Niza ahantu narezwe n'umubyeyi umwe. Wherever I was not raised by a parent. Nyizwa aho napfushije ababyeyi hakiri kare. Heal me where I lost my parents so early. Niza aho ntigeze bambwira ngo urakundwa uri mwiza umeze neza. Where they never told me that you are loved, you are beautiful, you good. Niza igikomere natewe nuko bambwiye ngo ufite amazuru ameza bityo n'amatwi ahengamye n'amaguru areba. The one that I got when they told me you have such a nose, such a mouth and everything. Yishimiye kudukiza kuko umurimo akorana natwe yifuza korana natwe ni mugari. He is happy to heal us because the work he wants to do with us is a great one. Ishusho y'Imana ikwiye kugaruka mu miryango yacu. The image of God, urukundo rwuzuye rukwiye kugaruka mu miryango yacu. Full love need to be back. Hallelujah. Ndashimira Imana ku by'agakiza kakoze mu matorero mu buzima bwacu. Ubuzima bwa benshi bwarahindutse. Families, in the lives of many that have changed. Benshi muri twebwe turi mu kazi baba bizi ko tutaziba bazi ko tuzabikora neza. Where we in our workplaces they know that we will not steal, we will do it right. Ariko abantu ntibazi urukundo rwuzuye rw'Imana. But people don't know the fullness of the love of God. Imana izarwerekaniramo. You are the one God would show you. Yesu arifuza kugukiza igikomere icyo ari cyo cyose. God wants to heal you from every wound. Umwemerera akora umurimo mu mutima wawe. Allow him to do his work. Muri amasengesho y'iminsi 14 ubwire ngo nkiza wese. In these 14 days tell him heal me completely. Kora naho ntarinzi ko
harwaye even where I didn't know I was hurting. wemera umwishyire nk'igitambo And allow him to walk in you as a sacrifice. umwishyire wese Give yourself to him fully. kuko arifuza kugutuma uri mutaraga Because he wants to send you when you are full. iyo urukundo rw'Imana rutarimo ntitubasha kugira imbaraga zihanganira abantu bo kwihanganirwa. If the love of God is not within us, you don't have the strength to be patient for those who need patience. ariko iyo urukundo rw'Imana rwatwuzuye But when the love of God is full in you, atari ibyo kwigirisha not pretending, uhita uvuga uti nibuka ibyo Yesu yambabariye ko bingana, you say, I remember what Jesus did for me, what ukavuga he uti mfite forgave me. imbabazi zo guha umugabo wanjye, And you say, I have the forgiveness for my mfite husband. imbabazi zo guha umugore wanjye, I have enough forgiveness for my kuko nibuka wife. imbabazi Yesu yangiriye, Because I remember the forgiveness of Jesus. mfite ubuntu bwo gusuka ku bavandimwe banjye, I have the grace to pour on my family. mfite ubuntu bwo kubihanganira I have the grace to bear with them. kuko Yesu anyihanganiye Because byinshi, Jesus bears with me for mfite everything. umutima wo kubashyiramo bose I have a heart to carry them all. kuko Yesu nanjye arantwaye mu ntege nke zanjye. Because Jesus carried me in my Ibyo weaknesses. ntabwo ubikora wigirisha, You don't do it pretending. uko Yesu agukiza As Jesus heals you, ubuzima bwa Yesu bwuzura muri wowe, the life of Jesus will fill you. uko agukiza As he heals you, yuzuza ibye muri wowe. he will fill his things in you. Ntabwo wabasha kwihanganira umuryango Satani atwaje igitugu, You cannot Kristo atuzuye bear mu buzima with the bwawe, life that the devil atagukijije ibikomere byose. is obsessing unless Jesus heals you from all the wounds. Haleluya. Hallelujah. Ibyiringiro byacu ni ibihe? What is our hope? Nuko ibintu turimo kuvuga Is that what we're talking about? nuko hari aho twabonye Yesu yabikoze. Is because you have seen Jesus doing that. Nibyo byiringiro dufite. This is the hope that we have. Twabonye imiryango Yesu yazuye, We have seen families that Jesus resurrected. twabonye ubuzima Yesu yazuye, We have seen lives that Jesus resurrected. twabonye abantu bakize ibikomere. We have seen people that were healed from wounds. Umubyeyi wo muri rugo yaravuze ngo ushobora guhakana ibyo idini rivuga, The parent in this house say that you ushobora may deny things kwanga that the ugahakana ibyo religion restoration says. ikora, You may deny the things restoration does, ariko ntiwahakana ubuhamya. but you cannot deny a testimony. Haleluya. Hallelujah. Hari ubuzima bwakize There are lives that were saved and healed, bwavuye mu rupfu that came from death, kandi bwahuye n'ibyo bikomere by'uburyo bwose. and lives that met all these sort of Hari wounds. abagore bababariye abagabo babo, There are women who forget their hari abagabo husbands. babariye abagore babo, There are men that forget their wives. hari imiryango yongeye kuvugana There are itavuganaga, families that spoke together again. hari abantu bongeye guhoberana, There are people that hugs each other. hari abantu once bateye again. umugongo ibyahise, There are people who forgot about the hari abantu past. Yesu yahaye imbaraga zo gusibanganya, There are people Jesus strengthened. hari abantu Yesu yakozemo umurimo mu mitima. There are people Jesus worked. Murabizi Imana niyo ibabarira ikanibagirwa, You know, God is the one who forgives and forgets. twebwe turababarira tukabigumana, But for us, we forgive and keep tukajya it. tunabigarura. We even brings it back Ariko sometimes. nabonye abantu Yesu yakozemo But I umurimo have seen people from bababarira ibintu bidakwirwa mu bwenge bw'abantu. they forgive things that cannot fit in man's Ibyo mind. rero bitutera ibisiringiro byo kugaruka aho Yesu And ari, this gives us hope to come back to where Jesus ku is. mutima wawe yawukiza, Because we know that he can heal your heart. akagukiza umubabaro wahuye nawo mu muryango, Can heal the wounds and the sufferings you got from your akagarura family. umutima muri wowe wo guheka abawe, He can bring back that heart of carrying your siblings and akagarura your umutima family. muri wowe wo kubikorera He can bring that heart to carry their burden. no kubanihira kugeza igihe bazahura na And Yesu. crying and interceding for them until they meet Jesus. Ntubabazwa gusa nuko umugabo cyangwa umugore batagukunze ukagira agahinda kuko bahindutse ubugingo burimo bugana mu irimbukiro. You are not hurting only because they don't love you, but you cry because they are getting to destruction. Umva nkubwire inshuti y'Imana, Let me tell you, friend iyo of God, itarakira icyo gikomere, if you're not yet healed from that wound, abagabo bacu cyangwa abagore bacu ntabwo tuba tubakunda, ahubwo tuba twikundira muri bo. you can't love your husband or your wife, but you love yourself through him or her. Twikundira muri bo, murabyumva? We love ourselves through them. Kubera ko iyo ampaye keya nyine ngubwa neza, Because when he cares about me, I feel good. iyo atayimpaye ndababara. If he doesn't, I hurt. Ariko imitima yacu Yesu yayikijije, But when Jesus heals our hearts, nta kubabazwa nuko ataguhaye keya, you are not wounded because he didn't care about you. ugira agahinda k'umuntu muryamana akabagana mu irimbukiro. But you suffer for the life of the person you sleep with, and you know that he's perishing. Can you imagine kuba wararyamanye n'umugore n'umugabo
Can you imagine you slept with a man or with a woman mukarana imyaka 5 cyangwa 10 cyangwa 20 5 years, 10 years, and several years, ubugingo bwanyu bukaba burimo bugana ahantu hatandukanye and your lives are heading to different places? umwe apfuye yajya mu ijuru One, when he dies, he's go to heaven, undi apfuye yarimbuka. and the other, when he dies, he go to hell. ntubabazwe nuko ari umusinzi gusa cyangwa ari Don't cry umusambanyi. only because he's a drunkard or an adulteress. Yesu nakiza umutima wawe, If Jesus heals your heart, umwemerera akiza umutima wawe, allow him to heal your heart, wabazwe n'ubugingo burimo burimbuka. and you will cry for the life that is going ntubabazwe to hell. n'ikimwaro n'isoni azana ku muryango, Don't only hurt for the shame he brings in the family, kuko bitera isoni. because it's really shameful. biba ngombwa ko uhora ubeshya ngo yagize akazi kandi atari akazi yagize, that he's having work yet he's not. ukabeshya ngo ntiyaje kuko yari arahanaha kandi atari hari. You lie that he didn't come because he was in this place or this other place. bitera ikimwaro. It's really shameful. ariko reka nshuti z'Imana, But let me tell you, friend, twemerere Yesu adukize allow Jesus to heal us, kugira ngo tuborogere ubugingo burimo so that buducika we may burimbuka. cry for these lives that are destined to die. ntubu umubyeyi ugarukira kubabazwa nuko abana bawe ngo basinze abantu barabibona. Don't be that parent who is only hurting because people are seeing your children drunk. ndabizi birababaza, I know it hurts. birababaza, It does hurt. ariko ikibazo si ikimwaro cyo muri karitsiye, But the problem is not the shame in the neighborhood. ikibazo ni ubugingo burimo burimbuka. But the problem is the destruction of the life. kandi iteka Imana The ikorana n'umuntu umwe perishing kugira of ngo that ikize life. abandi Because bantu. God works with one person so that he may save several of them. Haleluya. Hallelujah. dufite ibyiringiro, We have hope. dufite ibyiringiro We have hope. kuko dufite Imana Because we have a God ifite imbaraga zo gukiza imitima. who is stronger and have the capacity to heal hearts. nta gikomere na kimwe atakiza, There is no wound he can't heal, ariko aragusaba kumwemerera. but he is asking you to allow him. wirojeta ijambo ry'Imana Don't reject the word of God ngo uvuge ngo Imana ntiyabinsaba ibyo and kamere. say, no, God can't do that. buriya singibwira, He's not talking to me. singibwira. Maybe he's not talking to me. umurimo wawe ni ukuyemerera gusa. Your work is to allow him. mu byo Yesu yasezeranye muri Yesaya 61, In the promises Jesus gave in Isaiah 61, kandangiriza ahangaha Yesaya 61 kuva ku murongo wa mbere from verse 1 kugeza ku murongo wa 3. up to the 3rd verse. uyu ni umurimo wa Yesu, ni This mission ye. is the work of Jesus. muravuga aya magambo yasubiyemo mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. He repeated those in Luke. umwuka w'umwami Imana ari kuri nge, The Spirit of the Sovereign Lord is on me, kuko Uwiteka yansize amavuta because the Lord has anointed me ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, to proclaim good news to the poor. yantumye kuvura abafite imvune mu He mutima. has sent me to bind up to the brokenhearted, kuvura abafite imvune mu mutima. to bind up to the brokenhearted. hamwe muri Bibiliya y'Ikinyarwanda nkunda harimo hano hantu. Some Imana places I irabizi ko like in the umutima Bible ushobora here. kugira imvune. God knows that a heart can be broken. umutima ushobora kugira ubundi gufwa niryo rigira imvune, In fracture. reality, the fracture, the bones are the ones that are broken. ariko umubabaro uvuna umutima, But the pain, the suffering can break a umutima heart. ugahinduka uduceceti. And a heart becomes pieces. kubabazwa n'uwawe, Being hurt. kubabazwa n'uwo wari utezeho ineza cyangwa Being n'uwo wagiriye hurt neza. by the one you did good to, or the one who was supposed to do good to you. Yesu afite imbaraga zivura imvune zo mu mutima, Jesus has the power to bind up the broken heart, ngo no kumenyesha imbohe ko zibohowe. to proclaim freedom for the captives. nta prison imeze nk'agahinda ibaho. There are no prison umufungwa uri mageragere, like sorrow. umufungwa uri A mageragere prisoner who is in Mageragere, afunzwe gake he's in prison. kurusha umufungwa w'agahinda. He's in a less prison than the one who is imprisoned by sorrow. agahinda karakuboha nubwo waba urara mu nzira bagirana ntuyibone. Sorrow can imprison you to the point that you can't see the good things even if you're in a good house. ariko mu byo Yesu akora But in the things that Jesus does, harimo gusohora umuntu muri gereza there y'agahinda. is proclaiming freedom to the Can you captives. believe him? He's releasing from ese wamwizera? Can you believe in him? Can you ese trust him? wamwizera? Can you trust him? wamwizera mu cyo ukenyereraho?
Can you trust him in that thing that you wamwizera hold mu in? mucyo wambika agakanzu keza ugashyiraho agakandara nk'uku Can you kwanjye trust him in those things you are hiding under good wamwizera mu dresses? byo uririmbana Can you trust him in the things you sing wamwizera with? mu byo ukenyerera ukabwiriza Can you trust him in the things you hide under your clothes wamwizera and mu byo preach? wambika makiyaje Can you trust him in the things you try to wamwizera uyu mugoroba akagusohora muri gereza Can you y'agahinda trust him to get you out of that prison of sorrow? niwe ufite umwihariko He wenyine is the one who has that particularity. ntabwo wasohoza misiyo y'imana mu muryango You wawe cannot accomplish your mission in the uri muri family gereza if you y'agahinda are still in that prison of sorrow and ibi pain. bifite ubushizi bw'amanga bwo kubivuga ko yesu akiza I agahinda have the boldness to say that Jesus Ntabwo ari can heal igipindi, you Yesu from the akiza sorrow. agahinda. This is not a lie. yesu akiza umubabaro Jesus can heal you from the sorrow, from the wounds, from the pain. akakuzuza umunezero nawe wakwikabaka And bukaryoherwa he uko can fill byagenze you with the pain and you touch yourself and wonder if you are still the same. wareba mu bifatika ugasanga nta cyahindutse If you check around, you find that there are no things ariko that ukayoberwa change. uko yabigenje That you can't understand how he did. kuko mu byamuzanye Because what brought him harimo gusohora abantu muri gereza is z'agahinda to remove people from the prisons of sorrow. kuko agahinda ni tere ya satani agenza umuntu uko ashaka Because nubwo yaba afite sorrow agakiza is a nubwo yaba afite impano Because the sorrow is a prison where the devil can keep you even if you have gift, even if you have salvation. yesu yazanywe no gusohora abantu muri gereza z'agahinda Jesus came to proclaim freedom to the captive. yifuza gukorana nawe uri muzima The captive from their sorrow and pain. He Yifuza wants to gukorana nawe walk uri with you mutaraga. who is full, who is healed. reka aya magambo yandi tuyasome duhagurutse dusenge May you read these words while standing so that you may pray. yaje gukingurira abari mu nzu y'imbohe He came to proclaim freedom to the captives. yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'uwiteka To proclaim the year of the Lord's favor n'umunsi imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose and the day of vengeance of our Lord to comfort all who mourn. ntabwo wahangana na satani uhora mu marira You cannot face the devil if you're always mourning and crying. biba bimeze nko kohereza umurwayi ku rugamba It's like sending a sick person to the battlefield. umurwayi ku rugamba yakora iki A sick to the battlefield is useless. umva mbabwire inshuti z'imana Let me tell you, friends of God, yesu afite imbaraga zo kugushyira hejuru y'imibabaro yawe ntaho Jesus irajya have the power to make you stand upon your wounds even if they are still there. ntabwo uzakira imibabaro uko ibikubabaza byose byakemutse You will not be healed from the wounds only because those that are hurting you are removed. ariko mu murimo w'ukuri ntashidikanya ko yesu akora mu buzima bw'abantu But in the right work that Jesus does in people's lives, ni ukuguhoza amarira kandi biriza bigihari it's to comfort you while the reason for your crying are still there. nta nkomere yarwana na satani There is no wounded person that can fight. misiyo y'imana ntiyagerwaho mu muryango wawe agahinda kakwishe You can't accomplish the mission of God in your family if you are still overcome by the ntabwo yesu suffering, yifuza ko the wounds. usengera abana bawe ngo bakizwe abavandimwe be bakizwe umugabo n'umugore bakizwe ntabwo yesu yifuza ko ubisengera ariko bikwishe wishwe nabyo Jesus doesn't want you to pray for your people to be saved, your family, your children, when kugira- this is oppressing you. kugira burden kugira umutwaro bitandukanywe no kwicwa n'agahinda Having a burden is different from being oppressed. twicwa n'agahinda iyo tutarabihereza yesu niyo mpamvu We are ibiturisha oppressed byose nitubimuzanire We are oppressed by the wounds if we haven't given it to Jesus. That's why he says that you should bring that makes you mourn to him. haleluya Hallelujah. yazanywe no guhoza abarira bose He came to comfort all who mourn. ntabwo waba umurwanyi mu mwuka You cannot be a fighter in the wishwe spirit n'umubabaro w'abawe if you are suffering for yours. kuko If icyo you gihe are paining, ni wowe ukibyikoreye byose because you are the one holding those. urasenga ariko nturagira imbaraga zo kubihereza yesu You pray, but you don't have the power or the strength to leave it to Jesus. arashaka ko mugendana mukabiba hejuru He wants to walk with you above those things. yazanywe no guhoza abarira bose He came to comfort all who yantumye no mourn. gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu And he provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. haleluya Hallelujah. gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu Those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure And the oil of joy instead of mourning. haleluya Hallelujah. ashobora kugusiga amavuta y'umunezero He can give you the oil of joy kugira ngo mumanukane mu miryango y'iwanyu so that he goes down with you in your akorane family. nawe gukiza uriya mugabo utarakizwa So that he walks with you. akorane to nawe heal that gukiza man who bariya is bana not yet batarakizwa
Walk with you to save those akorane children. nawe gukiza abavandimwe batarakizwa, Walk with you to save those siblings, those family members who are not yet saved. akorane nawe kuvuguruza amategeko ya karande amaze imyaka ategetse iyo miryango, To walk with you so that you may contradict the work of the enemy in your akorane family. nawe mwubake amategeko mashya azagenga To imiryango, walk with you to bring a new rule, a new law in your kugira ngo family. mukureho ibya kera mushyireho ibishyashya. So that you may work together to remove the old and bring in the uri new. umuntu w'umumaro mu bwami bw'Imana mu muryango w'iwanyu. You are a great man in the kingdom of God in your family. sinshobora guhagarara mu cyimbo cyawe mu muryango w'iwanyu, I cannot stand on your behalf in your family, ariko ni wowe Imana ifiteyo, but you are the one God has there. ni wowe na Yesu mwakubaka amategeko mashya, You and Jesus can build a new law. mukavuga ngo no more kwicwa n'inzoga, no more gukenyuka, no more kwicwa n'ibisazi, no more divorce. No more madness, no more nothing. niyo mpamvu Satani akwanga, That's why the devil hates you. kuko ni wowe na Yesu mugomba kwimika amategeko Because mashya. you and Jesus are the one that are bringing a nimwe new mugomba commandment, gushyiraho amategeko yo kurangiza ubukene laws and no commandments gukenyuka. to destroy poverty, to destroy any mpamvu death in Satani your akwanga. family. That's why the devil hates you. Satani arifuza kuhoza amaso ku bintu bigufi, The devil wants you to keep your eyes on shallow things, kugira ngo wowe na Yesu mutubake amategeko mashya y'umuryango. so that you and Jesus won't bring a new law, a new commandment in your family. uyu mugoroba araguha ikamba mu cyimbo cy'ivu, This evening he's giving you a crown n'amavuta yo instead of kunezerwa mu ashes, cyimbo cy'ubwirabure, and the oil of joy instead of mourning, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, and a garment of praise instead of spirit of ngo despair. kugira ngo bahere ko bitwe ibiti They byo will be gukiranuka called oaks of righteousness byatewe n'Uwiteka, and planting of the Lord, ngo bimuheshe icyubahiro. for the displays of his splendor. subiramo ako kanyuma, kugira ngo ba displaying, hari The ibintu tugomba display of his kugaragaza. splendor. Haleluya. Amen. kudisplayinga ni nko kwexposa, ni We need to ukumurika. display, to expose, to put to light. ni wowe na Yesu muza displaying icyubahiro cy'Imana mu It is muryango. you and Jesus that will display the glory of God kirahishwe in your kiracyameze family. It's nk'ibitonyanga, still hidden. It's still like jokes. baracyaseka imisengere yawe, They still baracyagaya laugh agakiza about kawe, your praying. They still mock about your salvation. baracyabona ari ibisazi, ntibazi umusaruro bitanga. They still see it as foolishness. They don't know the reward. They don't know the result it brings. Yesu arifuza kubana nawe kugira ngo mu displaying But Jesus wants to work with you so that you display, you proclaim icyubahiro cy'Imana mu the muryango. glory of God in a family. Yesu arifuza kugukiza kugira ngo akorane nawe. Jesus wants to heal you so that he may walk with you. Reka dusabe mama tuyobore mu isengesho. Let's ask Mommy to lead us in this moment God of bless prayer. you. God bless you. Hallelujah. ya dushima Imana kubw'umukozi Praise wayo. God for the servant of God. Reka duce bugufi dusenge. Let's humble ourselves and pray. Tangira usenge nanjye Start to nsenge. pray. I will also Ni pray. wowe Imana ishaka. You are the one God is looking for. Ntuwisuzugure, Don't despise yourself. nturebe ibikomere ufite, Don't look at your wounds. ariko uyu munsi But today, ni wowe n'Imana yawe. you are the one God has. Wumvise byinshi, You heard so many things. byinshi kubw'umuryango. So many things about Uruhare the rwawe ku family. muryango wawe. Your responsibility in your Ariko uyu family. munsi But today, ndashaka ufate I decision. want you to take a decision. Ufate umwanzuro. I want you to take a Ugire decision Imana ndaje. and tell God, I am coming. Numvise byinshi, I heard so much, ariko ndashaka kubishyira mu but I bikorwa. want to put it into practice, Kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. because we can everything through Christ who give us strength. Hari byinshi Yesu yagukoreye, There's so many things that Jesus did for you, ariko warabibitse, but you kept it. warabifashe ku bwawe, But you took it on you. ariko uyu munsi So today, reka bigaragarire bose. let it be shown, let it be seen by Ntuzagire everyone. isoni yo kuvuga Yesu, Don't be ashamed to talk about ko Jesus. Yesu yavuze ngo niwizera n'abawe bazakizwa. Because Jesus said, if you believe, you'll be saved with Ni your wowe family. ashaka kugira ngo akoreshe. You are the one he's looking for so that he may Tugiye use you. gusenga, We are going to pray. tugire Imana udushoboze Tell God, God enable me kugira ngo tube umugisha ku miryango so that I yacu. be a blessing to my family. Tuzane impinduka. That you bring change. Rekeraho kurira. Stop crying. Rekeraho kureba ibibazo byawe. Stop looking at your problems. Rekeraho kureba ibyo utashoboye. Stop looking at the things you can't do, Kuko niwe uzakwambika imbaraga. because he's going to clothe you with his Icyo power and yakugize strength. cyo
what he made you be. ikidashobokera imana ikidashobokera abantu bishobokera imana. What is impossible to men is possible to God. uravuga narabigerageje You say, I have tried, ariko tugiye gusenga. but you're going to pray. imana iduhe ikimenyetso, May God give us a sign. tubone ikimenyetso y'amasengesho May we yacu. see a sign for our prayers. tangira usenge nanjye Start to nsenge, pray. I will also zamura pray. ijwi ryawe Raise your usenge. voice and pray to God. gira imana ndarambiwe Tell kumva God, I gusa, am so tired to only Narambiwe hear. kumva I'm so gusa. tired to only ariko hear. ndashaka uyu But I munsi want today nanjye that mpindure, I also be ngire transformed. icyo mpindura mu muryango That I wawe. also transform and bring a niba ari change. ubukene niba ari ubukene nzana If ubukire, there is poverty, I want to bring riches. niba ari ibikomere nzazane impinduka. If there are wounds, I want to bring restoration and reka abantu healing. banezerwe mu Let muryango people wanjye. be happy in my family. niba ari amarira nzana If umunezero, there are tears, I want to bring joy. zamura ukuboko kwawe usenge. Lift up your hands and pray. shimira imana kuko yakugize icyo uri Thank cyo. God for making you who you are. yavuze ngo uri umugisha, He said you are a blessing. ni wowe umugisha You are the blessing kuko wakiriye agakiza. because you received the tangira salvation. usenge nanjye senge. Pray and I will pray. sakuza mbere y'imana, Cry before God. sakuza Cry wibuka to ba bandi. God. Cry and remember those who are behind. Cry to God. bazataka bazeke teke 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 bazataka teke 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 abazeke teke 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 amazi y'ubugingo atembe mu muryango wawe. narabazaka teke 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 yamavuta yamavuta akiza, yamavuta abura imvune, yamavuta azana agakiza. yendere ikintu cyose uzavuga mana, ikintu cyose tuzavuga mu miryango yacu, icyo tuzatura abacu, reka bizaze bizagaragare. tangira komeza usenge. mana turagushimiye kuko ntabwo tuzagenda n'imvune zacu, Thank you because we will not go with our ntabwo brokenness. tuzagenda mana nziza turaba casualty, We are not going as casualties, ariko tuzagenda but we shall turi walk bazima, alive tubabwira and fully, ibizima, talking about living, tubahindura transforming kuko their wowe lives. urashoboye. Because you are able, tugiye kuba partner we nawe, are going to be partners with turabyemeye you. kuba We ouvrier accept avec to be toi, co-workers with you, tukorane nawe that we may work together with kugira ngo you, tuzane abacu. that we brings our in your Urakoze presence. Yesu. We thank you, Jesus. Kutwambika We imbaraga. thank you for clothing Urakoze us with strength. kutwambika, Thank you for kutusukamo clothing amavuta us yawe. with your oil and pouring your oil on us. y'amavuta abantu bose bazareba, Thank you for pouring on us the oil that will be bazaza mu visible miryango by yacu babone everybody. koko They twitira will izina come in our ryawe, families and know that we are called after bazamenye your ko name. twitira They izina will ryawe. know that we are called after your name. turi ibyiringiro imiryango yacu, We are the hopes in our family. nk'uko wabivuze turi ibishashi by'ibyiringiro mu miryango yacu. We are the sparks of hope in our family. uyu munsi turabyemeye, We accept that, oh God. turabyemeye, We accept that, oh Lord. turabyemeye. We accept that, niyo oh mpamvu Lord. tugiye kugendana That's where we nawe, are going to go. turagiye Yesu We are mu going mbaraga to. z'umwuka We wawe. accept to go Biravuga ngo by si the power of the kubw'imbaraga. Holy Spirit. The Bible says no bad power. Yesu we, hoza amarira y'abana bawe, May you cleanse, O Lord God, the hoza tears. amarira y'abamama bari hano, May you remove the tears of the moms that are bababajwe here. n'ababyeyi, Those that were wounded by their bababajwe parents. n'abana babo. They were wounded by their nibuka children. ijambo ryawe, I remember your word. uzagarura imitima y'abana ku You will babyeyi. bring back the hearts of the children to Mana the parents. tugarura imitima Lord, you y'abana ku are bringing babyeyi, back the hearts of the parents to the tugarura children. imitima y'abana ku babyeyi, We are bringing the hearts of the children to their tugarura parents. imitima The y'ababyeyi ku hearts of bana. the children to the fathers. Mu The izina hearts rya of Yesu the children Kristo to w'i the Nazareti, fathers. In the name of Jesus Christ of twakira Nazareth. urukundo We receive love kandi tuzashobora and kurutanga we'll be able to give it back kuko ni wowe urukundo, because you are love. wowe urukundo You are the real love. uzadushoboza And you will enable us gutanga urukundo. Able to give love.
ntago tuzatinya We will not be afraid. kuko ni wowe uzasuka indangagaciro muri twebwe Because you will put all those values in our lives. kuko tuzuyemo indangagaciro Because you will be filled by your values. natwe tuzashobora gutembesha ku So bacu will we be able to overflow with tuzazitembesha them. ku bacu They will overflow in our families. mana urakoze kubw'ijambo Lord, ryawe we thank you for your word. ntirishaka kugumisha ijambo ryawe hano We thank you for your words. ntiturigumishe hano We will mukunzi not leave it here, ariko duhe kurishyira mu bikorwa but allow us, O Lord God, to put it into umugisha practice. buri muntu wese May you wabonetse bless hano every person that was available tonight. ko mujakazi wawe yahagaze hano avuga ijambo Servant who ryawe stood here proclaiming your word. ntabwo avuze amagambo ye She did not speak about ariko her avuze words, amagambo yawe but she spoke about your words, O Lord. ngwino uganze May you come and reign. gendane na buri muntu wese Walk with everybody uko twiriza dusenga as we continue to pray. reka tubone ikimenyetso mu nzu May yawe we see a sign in your house. reka tubone ikimenyetso May we see a sign, O Lord. twakira icyo kimenyetso May we receive that sign. O uzaduha God. itamba You will give mu us a kimo crown cy'ivu instead of ashes. uzaduha mwami You will give us imyambaro y'umunezero garment of praise mu cyimbo cy'ibirabure instead of mourning. uzatwuzuza You will fill us umunezero wawe with your joy, urukundo rwawe with your love, kwihangana with kwawe your patience, kugira ngo tubitembese n'ubu so bacu that it may overflow in our urakoze families. yesu ko uzabikora Thank you, Jesus, for you do it. turahagarika ikintu cyose We cy'umwanzi stop every work of the inzitizi devil, zose every hindrance from the zitubuza devil that is stopping kuba us umugisha ku from being bacu a blessing to ours. mana ba bandi barimbuka ni benshi Lord, there are so many who are perishing ntabwo today, dushaka kureba gusa but we don't want to just look ibyaha byabo at their sins. ariko wowe But you ukunda umunyabyaha love the sinners. kandi icyo ushaka And what you ni want kugira ngo atarimbuka is that it doesn't mana perish. uduhe wa mutima wawe Lord, we pray that you may give us your wa heart. mutima yo kureba wa wundi That heart will look at the ugiye person kurimbuka who is about to perish, nitureba ibyaha not at the sin, ahubwo turwane satani but fight the devil. turwane bya biri byose By fight those things that are pulling bibabuza them, kwinjira mu bwami that are bwawe stopping them from entering your kingdom. urakoze ko uzabikora Thank you, Jesus, for you going to do it. uzabidukorera You are going to do it natwe for us. And we tuzishima will praise you, we will umunsi uzaza rejoice. gufata The itorero day you ryawe will come to get your ntabwo church, tuzaba you will twenyine not be alone. tuzinjirana We will n'abacu enter with ours. twebwe We n'abacu will enter with our families. bose We will enter with bazakugarukira our people who come back to you. urakoze kuko We ntabwo thank you, tuzinjira twenyine Jesus, for we will not enter tubaye alone. amashyi n'impundu We kuko give you this turabyizeye hand clap because you believe in Turabyizeye. him. We believe that Jesus. waravuze ngo We izere believe that umwami Jesus. yesu You said believe in the Lord Jesus. uzakizwa wowe And you n'abawe will be saved, you and your wowe family. n'umuryango wawe You wose and your family. tubaye amashyi kuko ntabwo tuzinjira We praise twenyine you for we will not enter alone. wa wundi That one ukiri mu who byaha is still in the sins, uzamugarura you will bring him wa back. wundi That wa one, mugabo utarakizwa that man who is wa not mwana yet saved, utarakizwa that child who is not yet saved, azagaruka he is come back. kubw'amasengesho He will yacu come back because of our prayers. waravuze ngo urashaka umuntu umwe gusa You said you want one man, natwe turaje and we are here, tuhagaze mu cyuho standing in the gap. muri iyi minsi turimo gusenga In these days as we pray, natwe tuhagaze mu cyuho we are also standing in the kugira ngo gap, dukirize abacu that you may heal and ndetse save our dukirize soul, igihugu God. cyacu May you save our nation as well, O tugushimye God. tugukomeye We amashyi praise you and clap for you. kuko ni twebwe batoranije For you, we are the Mu gihe chosen gisa ones. n'iki? In a time such as kugira ngo this, uhindure so abacu that you may transform Mu and buryo change bwose. ours in no Mu manner mwuka wabo, possible. mu In their bugingo bwabo, spirit, in mu their mibiri soul, yabo, in their mu bodies, bifatika, in their possessions, ndetse n'imibanire and yabo even in their imishakire yabo relations, in their marriages. urakoze yesu Thank you, kuzabikora Jesus Christ, for you are tuguhe going to amashyi do n'impundu it. We kuko praise you and clap for you, turabyizeye Jesus. We believe in that, Komera oh Imana amashyi God. We ubyizeye. trust in that, oh God. May you clap for the Lord as you believe into that. ntabwo imana izasuzugura isengesho God yawe will not despise your prayer. tutangiye kumva ubuhamya We have started to hear kandi nanone testimonies. icyo yakoreye mwene data And what he has done for Izagukorera brethren, he nawe. will also do for you. kuko nirobanura ku butoni Because he does not choose. nakijijwe ndi njyenyine mu muryango I was saved alone in the ariko uyu family. munsi But today, bose barakijijwe
everybody is saved. That God does not do favoritism. ariko byasabye ikiguzi But it requires a price. nawe utanga icyo kiguzi You also go give them the price. uko uzakomeza kubasengera As you keep on praying for them. ukababera icyitegererezo And you become a model for them. ikindi kintu And another example. ugatembesha ubuzima And you overflow mu with life magambo yawe in your mu words, miterere yawe in your character. kuko imana yavuze ngo bazareshwa n'ingeso zawe gusa Because the Bible says that they shall be brought Bazahinduka by kubera your wowe. character, by your good deeds. niyo mpamvu Because imana of you. izatangirana nawe nanjye That's why it will start with you and me. nk'uko yabivuze As she said, imana ikora umurimo wayo God does his work muri twebwe in you, in imana us. ibamere umugisha May God bless you. uko twakira iryo jambo As we receive this word, reka tuyigenderere may you walk in that. imana ibamere May umugisha God bless you. Amen. ejo Tomorrow, turakomeza amasengesho we continue the prayers turatangira saa 11 hano from 5 p.m. turasenga here. amasaha 2 We'll pray for 2 hours. kandi ku cyumweru ni amakilte 2 And on Sunday, we have the 2 services. ni karibu sana kandi turakomeza na Welcome. pastor And we'll continue with Pastor imana Tom. ibamere umugisha ko mwaje May mwese God bless you as you all came. usuze uruhande rwawe May you greet your neighbor. ugire ubumugisha Tell him, may God kandi bless you. utembeshe umugisha aho Tell uri him, be a blessing and Ube overflow with a igitambo. blessing. Be a sacrifice kugira ngo utembeshe so ubuzima that you may overflow with life. icyitegererezo hose Be an example and a model of life. turashimira umukozi w'imana We thank the